Turabashuhuje bene data mugira ibihe byiza aho muri hirya no hino Uwiteka abahire. Tugarutse muri bya byigisho byacu. Iyi cano ni SDARM Rwanda, cano y'itorero ry'Abadiventiste munsi wa karindwi bavugurura mu Rwanda. Twigiraho ibyigisho byiza cyane by'ishuri ryo ku Isabato. Ubu turi mu gihembwe cya mbere cy'umwaka wa 2026 mu byigisho butubwira ngo ibyo twigira mu bahanuzi bato. Abo tubana umunsi ku wundi nitwa Ukigize Jean Pierre. Muri iki cyumweru turi kumwe namwe redata ndetse na mushiki wacu, reka tubakire babasuhuze kandi babibwire maze niturangiza dukomeze n'ibyigisho byanyu. Karibu. Mwaramutse nanone, ngira ngo ngewe nkeka ko mumaze kumenya kuko uyu ni umunsi wa gatatu turi kumwe, ariko kubambonye bwa mbere amazina yanjye nitwa Nshimyumukiza David. Narakoze cyane, reka twakire na mushiki wacu. Karibu. Murakoze cyane, nanjye banyita Mukandutiye Rusi Muguyo Mugubwe. Yego, arakoze cyane Rusi, Imana imuha umugisha cyane. Rero tugiye kwiga ingingo y'uyu munsi kwa gatatu igiye kuyoborwa na mwene data David, niwe umaze iminsi atwigisha, ni nawe ugiye gukomeza. Ariko mbere yuko tujya mbere muri yo, reka tubanze dusenge. Reka tumusabe adusengere. David. Uwiteka Mana yacu, kongeye kugushimira uburyo wabanye natwe, turatugeze muri uyu mwanya tugiye kwiga iyi ngingo y'uyu munsi, ubihimbarizwe. Uwiteka turagusabye kugira ngo uze uyituyoboremo mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane, reka tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi, ariko tunabasabe kutwibutsa ingingo y'ejo. Dusabe Rusi atwibutsa ingingo y'ejo kugira ngo mwene data David abone atwigishe ingingo yacu y'uyu munsi. Karibu Rusi. Murakoze cyane. Ingingo y'ejo yo kuwa kabiri yatubwiraga ngo ibyiringiro mu bihe by'akaga. Iyi ngingo twayibonyemo yuko mu kaga tugomba kugira ibyiringiro, kandi aha tubonye yuko Efurayimu Uwiteka yaramucyashye ndetse amwereka ko amwimye amaso amuretse, ariko noneho amugaragariza akaga kose yari arimo, ariko nyuma harimo ibyiringiro kuko Uwiteka yavuze ati mungarukire nanjye nzabagarukira, kandi nimwemera ibicumuro byanyu nzabumva. Aha rero habigaragara ko mu gihe cy'akaga ko umuntu yemeye icyaha cye, Imana imugirira ibambe kamwumva. Urakoze cyane. Mube hafi rero dukurikirane ingingo y'uyu munsi, nayo ni nziza cyane, iraryoshye. Ariko tubimutse abahageze bwa mbere gukora subscribe, abandi dusanganywe ndetse n'abahageze bwa mbere mwese hamwe busharinga, kohereza ibyigisho ndetse no kubaza ibibazo, kunganira muri komanteri, byose ni ingenzi kuri mwe, kandi ikintu ukora ni icy'agaciro. Nshuti, mureke dufatanye gusobanukirwa neza ibi byigisho. Mwene data rero Nshimyumukiza David, reka tumuhe karibu kugira ngo akomeze n'ikigisho n'ingingo y'uyu munsi. Karibu David. Murakoze cyane mwene data Ukigize. Tugiye kwiga rero ingingo yo kuwa gatatu. Ingingo yo kuwa gatatu tugiye kwiga, twibukiranye yuko turi kwiga icyigisho cya gatatu gifite umutwe uvuga ngo kwitegura mu byiringiro. Ubu rero tugiye kwiga ingingo yo kuwa gatatu ifite umutwe uvuga ngo kugira isezerano nyambere. Ikibazo cyo kuri A kirabaza kiti, ni irihe sezerano ryihariye Imana yahaye itorero ryayo ryo mu minsi y'imperuka, kandi ni ukubera iki rikenewe? Reka dusabe mama Mbabazi aturebere muri Hoseya ibice 6 ku murongo wa 3. Murakoze cyane. Muri Hoseya haratubwira harya hati, dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika, nta kabuza azatuzaho ameze nk'imvura y'itumba isomya ubutaka. Murakoze. Ikibazo kirabaza giti, ni irihe sezerano ryihariye Imana yahaye itorero ryayo ryo mu minsi y'imperuka, kandi ni ukubera iki rikenewe? Ngira ngo hano isezerano Uwiteka cyangwa se Imana yahaye itorero ryayo ryo mu minsi y'imperuka nuko azaryigaragariza. Kubera yuko hano muri Hoseya hatwereka yuko ngo dushishikarire kumenya Uwiteka.
nitumumenya azagira gute? Azatuzira, azatumanukira ameze nk'imvura cyangwa se nk'amazi. Muri make, isezerano ryihariye Imana yahaye itorero ryayo mu minsi y'imperuka nuko nidushishikarira kumenya Uwiteka, Uwiteka azatwigaragariza. Ikibazo cyo kuri B kiratubaza kiti, ni iki kitubuza kwakira uwo mugisha mu buryo bwuzuye? Hoseya ibice bitandatu umurongo wa 4 kugera ku wa 6. Kadusabe mushiki wacu Rusi adukomereze adusomere iri somo. Mwakoze cyane. Haratubwira ngo gusubiza k'Uwiteka. Haratubwira hatya hati, yemwe Efurayimu we mpugenzene, yewe Yuda we nzakugirane, kuko ineza yanyu ari nk'igicu cyo mu butubuturu kitamuka kandi nk'ikime kitonyorotse hakiri kare. Nicyo gituma nabahanishije abahanuzi nabi, nabicishije amagambo y'akanwa kanjye, kandi imanza nabaciriye zimeze nk'umucyo ukwira hose, kuko icyo nshaka ari imbabazi, si ibitambo, kandi kumenya Imana kubirutisha ibitambo byonswa. Murakoze. Hano haratwereka ikitubuza kwakira umugisha mu buryo bwuzuye ni iki? Ni ukubera yuko ineza yacu imeze nk'igicu cyo mu gitondo. Igicu kiraza cyarangiza kigahita gicaho kikigendera. Muri make ntago tugira ineza irambye, ntago dukunda Imana mu buryo burambye go. Twebwe tugira ineza igahita irangira, bityo rero bigatuma amakuba duhoraho. Kandi icyo Imana itwifuriza nuko yifuza kutugirira imbabazi. Rero hano ikintu kitubuza kwakira umugisha mu buryo bwuzuye, hano nk'uko tubibonye, ni ukubera yuko ineza yacu ni ineza y'akanya gato igahita irangira. Mureke dusome amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi. Hari amagambo agira ati, ni ku isubi ya 2 hano kuri B, hari amagambo agira ati, nabonye ko benshi birengagiza umwiteguro ukenewe cyane, nyamara bakaba bari bategereje igihe cy'ihemburwa n'imvura y'itumba. Bibategurira kuba abantu bashyitse bazahagarara mu munsi w'Uwiteka, kandi bakaba imbere ye. Mbega uko mu gihe cy'akaga nabonye abantu benshi badafite ubwihisho bari barasuzuguye imyiteguro yari ikenewe. Ku bw'ibyo ntibajyaga guhabwa ihemburwa abantu bose bagombaga kuba bafite kugira ngo babe bakwiye kuba mu maso y'Imana. Abantu banga kugororwa n'abahanuzi maze ntibereshe ubugingo bwabo kumvira kose, ndetse bakaba bizera ko ari beza cyane, nyamara atari ko bari mu by'ukuri. Nibagera mu gihe cyo gusukwa kw'ibyago by'imperuka, niho bazabona ko bari bakeneye kugororwa no gutunganirizwa kuba mu nyubako y'Imana. Ngira ngo dushaka twaba dusoreje hano rero. Iyi ngingo y'uyu munsi turi kwiga ifite umutwe uvuga ngo kugira isezerano nyambere. Hano ni irihe sezerano twabonye Imana yaduhaye? Ni irihe sezerano twabonye Imana yaduhaye, mama Mbaba? Twahawe isezerano yuko tuzasukirwa imvura y'itumba. Ariko imvura y'itumba tuzayisukirwa byagenze gute? Tuzasukirwa iyi mvura y'itumba ari uko twabyiteguye. Nk'uko hano tumaze kubibona, nitwirengagiza uyu mwiteguro ukenewe wo gusukirwa imvura y'itumba, tuzahura n'akaga mu gihe ibyago bizaba bigiye gusukwa. Ngira ngo rero mureke iyi ngingo tube dusa nkaho tuyisubikiye hano, dutanga umwanya w'inyunganizi. Arakoze cyane. Imvura y'itumba arakoze cyane David, amaze kukwigisha ingingo akoze hirya no hino, ndetse n'amasomo twagiye dusomerwa muri Bibiliya
ariko tugiye kwakira mushiki wacu Rusi, ariko mu byo muvuga munatunga urutoki kuri iriya mvura y'itumba, kuko imvura y'itumba tuzi igwa mu kwezi kwa kane. Abahinzi mu Rwanda sinzi mu mahanga uko babyita, ariko badatekereza ko bara no mu bihugu by'amahanga bibayo ibihe by'itumba n'ibihe by'impeshyi, kuko iyo byanditswe burya mu byanditswe biba ari ikindi kintu. Ariko nayo muyitungeho urutoki kugira ngo abageze kuri subscribe bwa mbere, hari ababyumvise bwa mbere, hari n'ababyumvise ariko babyibagiwe, twibukiranye imvura y'itumba n'iki. Karibu rero Rusi, ugira icyo wunganira ariko nako ukavugaho kugira ngo turusheho kunguka. Karibu. Murakoze cyane. Iyi ngingo ni nziza cyane kandi iraturarikira cyangwa iraduha igisubizo cy'icyo twari dutegereje. Kugira isezerano nyambere rero nuko twizeye ko iryo sezerano rizasubizwa, kandi iryo sezerano nta rindi ni imvura y'itumba. Kandi rero ahangaha twabonye yuko hari icyo tugombye gukora kugira ngo duhabwe iyo mvura. Iki rero icyo tugombye gushishikarira mu kumenya Uwiteka. Hanyuma igihe tumenya Uwiteka ibindi ni ibyayo. Imvura y'itumba rero kandi none twabonye kugira ngo isukwe, turihanangizwa ko tugomba gukuraho ibicu n'umwijima n'ibibazo byose. Kandi tubona ko imvura y'itumba ntabwo igomba gusukwa hari ibicu cyangwa hari ibibazo mu mitima yacu. Kubanza kubikuraho ibyo bibazo, insika zose, ibibazo byose, kuko twabonye yuko n'abigishwa kugira ngo bakire imvura y'umuhindo babanje gukura inkomyi mu nzira. Natwe rero kugira ngo twakire imvura y'itumba nuko ibi bicu twabonye hano muri Yosuwa bigomba kuvaho uri hose. Hanyuma rero imvura y'itumba tubona kenshi ikunda kugwa cyane mu kwezi kwa kane. Mu kwezi kwa kane ni imvura igwa hive no ku muryango. Bishatse kuvuga ngo imvura y'itumba muri twebwe ni uguhamya Kristo, gukiranuka kwacu. Kuko rero iyo mvura tuzaba twarakira imvura y'umuhindo, iy'itumba ntabwo ari imvura igomba kuba ari imvura igoranye, kuko izaba isanga iyari indi. Iyo iguye rero yasangaga yari ibanje hita isomye ubutaka, hazaba hariho guhamya Yesu Kristo, gukiranuka. Murakoze cyane Rusi. Reka twakire David nawe agira gito avuga yunganira maze dusoze iyi ngingo. Karibu David. Murakoze cyane. Ngira ngo mbere yo kugira ngo mvuge amagambo asoza kuri iyi ngingo, ndagira ngo twibukiranye ko turi kwiga icyigisho cya gatatu gifite umutwe uvuga ngo kwitegura mu byiringiro. Hano rero twabonye kuri iyi ngingo irahita ihuza neza n'umutwe w'iki cyigisho ivuga ngo kugira isezerano nyambere. Twahawe isezerano yuko tuzasukirwa umwuka wera. Kubera iki? Hano mu mwuka wanoze muri iki cyigisho hatwereka yuko hari imvura yindi yasutswe, ariyo mvura y'umuhindo. Yasutswe ryari? Ngira ngo hano batweretse yuko yasutswe mu gihe cy'intumwa. Mu gihe cy'intumwa, intumwa zasukiwe umwuka wera azitera guhamya Kristo neza, abantu baramwumva. Rero hano muri iki gihe giheruka, ubwo umurimo w'Imana uri kugenda urangira ku isi, nibwo dufite isezerano ry'uko tugomba gusukirwa imvura y'itumba. Iyi mvura y'itumba nicyo gihe tuzasukirwa umwuka wera, noneho tukabasha guhamya Kristo mu buryo bukomeye butajegajega. Ngira ngo rero hano tugomba kugira iri sezerano nyambere, ndetse tukirinda n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatubuza uyu mugisha, guhabwa uyu mugisha mu buryo bwuzuye. Aricyo twabonye yuko dukora neza by'igice bigahita birangira. Hano nidukora neza mu buryo burambye, ni nabwo tuzasukirwa uyu mugisha, ari wo mvura y'itumba cyangwa se umwuka wera mu buryo bwuzuye. Murakoze. Barakoze cyane. Aya ni amagambo meza cyane, kugira isezerano nyambere. Mureke tugire isezerano nyambere, ariko iri sezerano nta rindi ni imvura y'itumba, nk'uko hano muri iyi subi bivugaho cyane, bakomeje kugenda babikomozaho ko iyi mvura ngo mu gihe giheruka umurimo w'Imana ku isi uri kugenda urangira, umuhati wo ukomeye ugaragazwa n'abizera bitanze bayobowe n'umwuka wera, uzaherekezwa n'ibimenyetso mvajuru bidasanzwe. Iyi mvura y'itumba ni umwuka wera ku rugero bishyitse.
nshuti rero nimureke twakira umwuka wera ku rugero bishyitse ngo ni imbaraga yuzuye uwizera ikamutera guhamya. Imbaraga idutera kwihana, dukwiriye no kugira imbaraga idutera guhamya Imana. Guhamya Imana rero ni mu magambo tuvuga, ni mu mibereho yacu. Ibi ni byo mushiki wacu na mwene data bamaze mwanya batwigisha. Nshuti aho uri hirya no hino, we dusangira ibi byigisho, isuzume wigenzure wumve ko utekereze ko ibyo nawe ari umugisha wawe, maze muze karibu dusangire kugira ngo duhindukirire Imana nko kuri we duhamagara, maze dusukire isezerano cyangwa dusohoreze isezerano. Imana ibaho umugisha rero, mukomeze kugira ibihe byiza w'izina rya Yesu. Amen.